Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Ndashima Imana nyiribihe ikomeje kuturinda no kudufasha tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Turayishimira kubw'icyumweru duherereje inyuma mu mahoro, tukaba dutangiye ikindi gishyashya mwihumure. Turayishimira umutekano iduhaye, turayishimira muri byose. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Umugambi wayo ni mwiza ku buzima bwacu, ari jye ari wowe unyumva, umenye ko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwawe. Imana y'amahoro niguha umugisha wowe unyumva. Ndabashimira mwese badutega amatwi, badusengera, badutera inkunga mu buryo bumwe no mu bundi. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turashima Imana rero turemeye icyumweru gishyashya cyiza dutangiye. Uyu munsi ni ku wa mbere, ni umunsi Uwiteka yaremye arawuduha kugira ngo tuwunezererwemo. Imana ishimwe. Ntukunde ko Satani agutsikamira akwereka ibitagenda neza. Umubwire ngo Imana ishobora byose iri mu ijuru, yakoze ibyo yashatse, ntabwo ijya ibwirizwa. Imana ishimwe. Turayishimira, yaturemeye umunsi mwiza wo kuwa mbere, irawuduhaye ngo tuwunezererwemo, kandi ituremeye icyumweru gishyashya. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Muri kino cyumweru rero twafashe umugambi cyangwa se Imana yasize ku mutima wacu kuganira ijambo ryanditse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 4. Havuga ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Inshuti mukundwa mwene data, narinje kukubwira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nuwuhe? Umugambi w'Imana ku buzima bwawe, umugambi w'Imana ku buzima bwa buri wese Imana yaremye. Imana ishaka ko buri wese akizwa akamenya ukuri. Haleluya. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni ukukizwa ukamenya ukuri. Ukuri ninde? Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni Yesu Kristo. Yesu ubwe yaravuze ngo nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo. Haleluya. Yesu niwe kuri. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe rero nuko ukizwa ukamenya ukuri, ariko Yesu Kristo nicyo Imana ishaka. Ishaka ko twese, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Imana ishimwe. Uko ijambo ry'Imana ritubwira ko mubizi, uko mwabisomye cyangwa se mukaba mwarabyumvise, wihangane niba utari wabyumva, ubu ngiye kubikubwira byinjire mu matwi yawe. Ijambo ry'Imana riravuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Haravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.
burya icyatumye Imana itanga Yesu ni uko umugambi yari ifite kwari ukugira ngo umwakire, ukizwe, umumenye kuko ari we kuri. Haleluya, haleluya. Narinje kukubwira ngo Imana ishaka ko ukizwa ukamenya ukuri. Niwo mugambi w'Imana. Abantu bashakisha ibintu byinshi, abantu bagashakisha ubutunzi utarabugezeho, akababara, agahangayika. Abantu bakaba bafite amazu ni byiza yo kubamo, Imana ishaka ko tubaho tukaba turi ahantu heza hazima. Abantu bagashaka ubutunzi bifatika, ubona ko bifatika ariko bishira by'akanya gatoya. Ni byiza kubigira, ariko umugambi w'Imana wa mbere ku buzima bwawe, nubwo ibyo byose kwemerera kubigira kwawe, kubitunga ntacyo bitwaye, umugambi wa mbere Imana igufiteho ni uko ukizwa, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamenya ukuri. Ni icyo ngicyo Imana ishaka, nicyo cyatumye yigomwa umwana wayo w'ikinege yari ifite ikamwohereza mu isi. Umugambi wayo kwari ukugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho, ahubwo azakizwe, amumenye kuko ari we kuri, maze azabe mu ijuru ry'amahoro Imana yateguye. Mukundwa mwene data, iki cyumweru dutangiye, abacu bazakomeza bavuge kuri iri jambo kugera ku wa gatanu. Bazakomeza babikwibutsa, babyibutsa n'abandi. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu nuko dukizwa tukamenya ukuri, kugira ngo tutazarimbuka. Imana uburyo idukunda ishaka yuko hatazagira n'umwe urimbuka. Yo mpamvu yigomwe umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege yari ifite, ikamwohereza, ikamutanga ku bwacu, kugira ngo hatazagira urimbuka, ahubwo twese tuzahabwa ubugingo buhoraho. Mukundwa mwene data, uwo uri kunyumva, sinzi yuko wakijijwe, sinzi ko wamenye Yesu. Niba waramenye Yesu, waramenye uku kuri, ko waramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urahirwa. Ariko niba utarakizwa, inshuti yanjye unyumva, ndaguhendahenda. Uyu munsi numva ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni uko ukizwa ukamenya ukuri. Yatanze Yesu ku bwawe, nyamuneka mwakire. Ari ku rugi rw'umutima wawe arakomanga. Niwumva ijwi rye ukingure, arinjira, musangire. Umugambi we wa Yesu ni ukumwakira. Umugambi w'Imana yadukunze tukiri abanyabyaha, ikaduha Yesu kwari ukugira ngo dukizwe, tumenye ukuri, maze tuzabona ubugingo buhoraho ntituzarimbuke. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Bene data bazakomeza bavuge kuri iri jambo muri iki cyumweru cyose. Imbabazi z'Imana zikubeho, imbabazi z'Imana zikugeze ku mugambi wayo. Nyamuneka, nyamuneka we gukomeza kwinangira. Iri jwi rikubwira gukizwa, iri jwi rikubwira kwakira Yesu, hari igihe rizaceceka. Kandi Bibiliya igitubwira ngo hariho umunsi kuvuga ubutumwa bizaba bitagihari, guhamagarira abantu kwakira Yesu bizaba bitagihari, bizaba byarangiye. Icyo Imana itegereje ni iki? Ngo ni ukugira ngo umubare wagenwe. Imana irihanganye, iracyihanganye, ntabwo itinze isezerano ryayo nk'uko bamwe babitekereza. Iracyihanganye, irihanganira abantu ngo ahari wowe utari wakizwa nawe ukizwe, nawe wakire Yesu, nawe wakire uku kuri, ntuzarimbuke. Niyo mpamvu ikikwihanganiye. Ariko hariho umunsi umwe, umubare wagenwe ngo numara kuzura, agakiza kazasubira iwabo aho kavuye mu Bisirayeli, twebwe twakabonye nk'abanyamahanga. Bibiliya igitubwira ngo ntitwari ubwoko, twari abanyamahanga. Imana itugirira neza ngo duterwa ku giti cya Elayo
ngo nkingurukira dusangira amakakama, ariko hariho umunsi umwe agakiza kazasubiraho kavuye mu Bisiraheli, icyo gihe imbabazi zaba zitagihari. None ndaguhendahenda mwene data wumvira ijambo kugira ngo ntiwinangire umutima. Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ndagushimiye Mana ko watanze Yesu kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Nsengeye buri wese wumvise iri jambo kugira ngo uwakijijwe umuhe umugisha kandi uryagure mu mutima we. Utari wakumenya, nyamuneka uriherekeresha imbaraga zawe mu mutima we kugira ngo akwizere, kuko umugambi wawe ari uko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Urakoze, ndagushimiye Data wa twese kubw'urukundo wadukunze, mu izina rya Yesu, amen.